Funga amaso gato wumva amajwi y'ishyamba. Iri si ishyamba risanzwe, ni ishyamba rya Kongo, rimwe mu mashyamba manini ku isi. Muri iri shyamba hari ubuzima bwinshi, hari ibanga, hari n'inyamaswa idasanzwe abantu bake bazi. Igaragara gake, ikabaho mu bwiru, izina ryayo ni okapi. Uyu mwanya tujye kugaruka kuri iyi nyamaswa idasanzwe, uko ibaho, ibyihariye kuri yo ndetse na byinshi utaruzi. Muhaye ikaze. Okapi ni inyamaswa iboneka gusa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ufite amahirwe yo kwibona watekereza ko ari imparage kubera imirongo iri ku maguru yayo, ariko umutwe wayo ugasa n'uwa girafe cyangwa se agasumbashyamba. Mu by'ukuri okapi n'umuvandimwe w'agasumbashyamba cyangwa se girafe biva mu muryango umwe witwa Giraffidae. Abaturage kavukira mu ishyamba rya Ituri bari bayize kuva kera, ariko ku isi yose okapi yatangiye kumenyekana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Byagenze gute rero? Mu myaka myinshi ishize, mbere y'uko abazungu bagera mu mashyamba ya Kongo, okapi isanzwe izwi n'abaturage kavukira mu ishyamba rya Ituri nk'uko nabivuze haruguru. Abantu bapiga imizi cyangwa se abasangwa butaka bazwi nk'abambuti bahitaga amazina yabo bayizi ku mico yayo, aho irisha n'aho yihisha. Okapi ni inyamaswa yitonda, itagira urusaku, ikabaho mu ishyamba ry'inzitane aho umuntu adahita agera. Iboneka mu mashyamba afunze cyane, ntigenda mu matsinda, igaragara cyane nijoro cyangwa se mu masaha make y'amanywa. Inyamaswa ifite ubushobozi bwo kwihisha no kumvira ibyago bya kure. Ibi byose byatumye abashakashatsi b'abanyaburayi bayikurikirana kandi bibafata igihe kinini nk'uko Wikipedia bivuga, kuko mu myaka myinshi kuri yo bayitiranyaga nk'agasumbashyamba cyangwa se imparage, kimwe n'uko bazifataga n'izindi nyamaswa za Afurika. Muri icyo gihe ku isi yo hanze y'Uburayi na Amerika, okapi yari itazwi na gato, nta n'igitabo na kimwe cya siyansi cyakayivuzeho. Mu mwaka w'1899 umugabo witwa Sir Harry Johnson, akaba umushakashatsi nk'uko Wikipedia ibivuga, yageze muri Kongo kubw'umwami Leopold wa II w'Ububiligi, kuko Ububiligi muri icyo gihe aribwo bwagengaga iki gihugu. Ari mu ruzinduko rwe mu mashyamba ya Ituri, abaturage kavukire bamubwiye inkuru idasanzwe bati: mu ishyamba hari inyamaswa nini isa n'ifarasi, ifite imirongo ku maguru, ariko ikaba itari n'imparage. Ariko Johnston abanza gushidikanya, maze nyuma y'igihe gito abaturage bamuzanira uruhu rw'iyo nyamaswa ndetse n'igihanga cyayo, yewe n'amaguru. Akimara kubireba, Johnston yahise amenya ko iyi nyamaswa atari imparage n'ibifarasi nk'uko babimubwiraga. Ikindi kandi yanibwiraga ko atigeze yayibona kuva yavuka. Johnston yahise afata ayo maguru yayo ayohereza mu Bwongereza muri British Museum of Natural History, ahantu hakorerwaga ubushakashatsi bushingiye ku rusobe rw'ibinyabuzima, kuko icyo gihe Johnston yatiyumvishaga uburyo iyo nyamaswa yari iteye. Mu 1901 abahanga mu by'inyamaswa zoologist bo mu Bwongereza barayisesenguye. Mu byo bemeje bavuze ko ari inyamaswa nshya itarizwe imbere, ifitanye isano ya hafi n'agasumbashyamba, ariko bikaba bitandukanye cyane. Icyo gihe iyi nyamaswa yahise ihabwa izina rya siyansi yitwa Okapia Johnston. Okapia rikomoka ku izina ry'aho abaturage bayitaga, naho Johnston ni icyubahiro cya Sir Harry Johnston, umugabo wayivumbuye nk'uko twabibonye ruguru. Kuva icyo gihe niho okapi yemerewe ku mugaragaro nk'inyamaswa nshya ku isi.
icyo gihe kandi abantu batekereza ko ari inkuru mpimbano, bamwe bayise African Unicorn, ikiremwa nyafurika cy'amayobera, abandi bagakeka ko ari imparage yahindutse. Ariko kandi uko imyaka yagiye ishira, okapi yagiye igaragara mu nzu z'inyamaswa cyangwa se zo mu Burayi. Ubushakashatsi burushaho kwiyongera nubwo bimeze bityo no kugeza uyu munsi. Okapi iracyari mu nyamaswa zifite amabanga menshi. Okapi iba mu mashyamba y'inzitane, ahantu hari igicucu, amazi n'ibimera byinshi. Ihitamo ahantu hatari urusaku rw'abantu. Iyo abantu bagerageje kwinjira mu ishyamba, okapi ihita yimuka. Ibi bituma kuyibona no kuyikoraho ubushakashatsi biba ari ingorabahizi. Inkuru yo kuvumbura okapi twereka ko Afurika ifite ubutunzi bwinshi bw'ibidukikije n'urusobe rw'inyabuzima, kandi abaturage bakavukire bari bafiteho ubumenyi bwimbitse mbere y'uko isi ibumenya. Muri make, okapi ntiyavumbuwe kuko itari ihari, yavumbuwe kuko isi yari itarayitegereza neza. Okapi ni inyamaswa igira metero ziri hagati y'imwe n'igice kugeza kuri 2.5, aho ishobora gupima ibiro biri hagati ya 200 kugera kuri 350. Okapi irya ibimera, irisha amababi, imizi n'ibiti bito byo mu mashyamba. Ifite ururimi rurerure cyane ruri hagati ya santimetero 30 na 45. Ururimi rwayo rukaba rukunda kuba ubururu bwijimye. Ururimi rwayo bitewe n'uko ari rurerure ruyifasha gukurura amababi yo hejuru mu biti. Okapi ni inyamaswa yonyine ntigenda mu matsinda nk'imparage cyangwa se impara. Iyo ihuye n'indi okapi, akenshi biba ari mu gihe cy'imyororokere. Nyuma yo kwima kugira ngo ibyare bisaba iminsi ibarirwa hagati ya 440 na 450, ni ukuvuga amezi ari hagati ya 18 na 16. Okapi ibyara umwana umwe. Uyu mwana wayo amara iminsi myinshi yihishe mu byatsi, atagenda, atagira n'urusaku. Nyina amugaburira mu bwiru kugira ngo atamenyekana n'inyamaswa bityo zikamurya. Ibi ni ubuhanga bwa kamere bwo kubungabunga ubuzima bwayo. Okapi ni ikimenyetso cy'uko ishyamba rimeze neza. Iyo okapi zigabanutse biba bivuze ko ishyamba naryo riri mu kaga. Abashakashatsi bakoresha camera traps n'undi buhanga, ariko okapi ikomeza kuba inyamaswa igoye kwiga. Kubera ubwiru bwayo, hari byinshi mu buzima bwayo tutaramenya neza. Kugana ku musozo, reka tubabwire ko okapi iri mu nyamaswa ziri mu kaga, kuko urubuga rwa okapiconservation.org rugaragaza ko hasigaye okapi zibarirwa mu bihumbi 10 gusa. Impamvu nyamukuru zigenda zigaragaza ko izi nyamaswa zigenda zigabanuka harimo ibikorwa bya muntu birimo gusenya ishyamba, indiri zazo, ubushukuzi bw'amabuye y'agaciro n'intambara. Iyo ishyamba risenyutse, okapi ibura aho iba ndetse n'ibyiryo. Ndabashimiye, nge nitwa Manzi Claude.